Rudomo hagarara. Rudomo ugiye he? Ibyo sibishima byajyanye. Ese ko ntabwo ari rwa rukwavu? Rudomo. None uwo mwana wanjye arasaze. Apeti ni kiri cyakuze Kigali nusaza Kigali mani genda nanjye hano ndakodesha rega ntabwo naguze none se rega uriya karibu mwana karibu mwihoreye ariko nta kundi burya iyo umuntu atari amazi winywere muvandi munyibwirira hasta nawe bya apeti we byihore buri iyo umuntu ataribonera urumva ntago ashobora kunyurwa n'icyo umubwiye twebwe nyine muri no mugitwara kubiswe nibyo yego urumva ariko kwezo ngiye wagira ngo nabwira umuvandimwe wanjye ko nakubita ikigara akabyemera negative ntabwo bishoboka nyamara ntashobora no kuzanga nsigiye n'ipataro yabingana ariko navangureka nze mu mujyi ngo guma aho ngaho nkomeze mpame muri izi nka mpame muri iki cyaro ngo ndi ariko ntabwo ngiye mbamuhemukira man yewe no umwemukira ibyo mubwira nibyo kandi nanjye ndi kubyumva ariko siko babifata ubwo ndaza kuvuga ni nk'ahandi rero uzabona aje wowe ukubitanye nawe ahantu runaka utari uzi ko yaje kandi azakwitwara mwikomo ngo wamwangiye ngo kuza Kigali ariko aza akabanza agahandwa n'ubuzima badedere rimwe nakubwiraga buryo ushaka aze akaburara hano rimwe kabiri gatatu ay petit frère bena kwenda se none mureke nanjye suko nanze kutaha mureke rero wamureka wanjye no wasanga ari uri mu magara aho ndebe nuko rata nuko byahimeze ndigusandaza kubiganira na mukecuru ubundi ya mukecuru ayimuguka muti umwana akomeje kumumagara yananiye sinzi icyo ndi bukore sinzi inama wangira nawe ariko umenye ko nundi umufite utamufite nta kibazo umukecuru akaba abizi okay uyu muhungu we niko agomba kuba ameze igihe cyose ariko kuko ndamuzi turavukana none se wambonera umuntu ntumira mu rugo ko ashaka kuvugisha mukecuru nk'iminota ingahe okay nta kibazo reka mbe nihanganye kandi murakoze sawa izuba muraho nyensi we Muraho neza. uraho Yego. Makuru ni meza Nari muraho. turaho Kari bicara. yewe nari ngufitiye inkuru wa muhungu wawe i Kigali yamamagaye Yego. Mwana wanjye nari narabuze. nimba ashaka kubwira inkuru nziza kamuguhe muvugane Yewe mumpe rwose dore ko nari naramubuze imyaka yaribaye n'imyaka. kamuguhe rwose Ngo shamba. Yego mumpe muvugishe da. Havuga se ubu. Hano. Hano. Yewe uraho mwana wa? Umva rwose umva nawe nakubuze none uranyibutse nibazagaho niba wari warapfuye mbe mwana wakunyereka nuko ariko nkufitiye n'amakuru mabi umuhungu wanjye yarananiye urya muto yarananiye rudomoro ntakiba mu rugo rudomoro umva mbabarira uzaze kunsura rwose mwana wanjye dore ubu ibibazo bingeze ahaga sawa nta kibazo mwana wa niba ejo uzaza umva ndakwiteguye pe uzaze tuganire sawa se mbona rudomoro ari umwana mwiza aho ntiyaba hari ukuntu wa mubyeyi we ibyanjye na rudomoro n'ibirere rudomoro yarananiye rudomoro nta kirara rudomoro sinzarasigaye yewe nihutaga rero yego mwana wanjye nari ngiye kumuguha ntacyo tugende naho ubundi se
akazuba kabonetse umva ndabona akazuba kabonetse pe Rudomo hagarara Rudomo ugiye he ibyo si ibishyimbo byawe bijyanye ese ko ntabwo ari rwa rukwavu Rudomo none uwo mwana wanjye arasaze amakuru yanyu amakuru ni meza arimo aho turaho ko mutari muherutse twarabuze mwabuze se mwabagaye ndimo mpinga pfiye mu kabande turagira ngo imirimo mu rugo byo niba bikaze biba bigoye amakuru ya Rudomoroza cyane Rudomo amakuru ye ntayo nzi nabonye ejo ugenda sinzi amakuru ye nabonye afata agafuka aragenda natwe twari tuje kumureba cyangwa nimwe mwanshukiye umwana akaba yaragiye kareka da turarengana ntabwo tubizi yagiye byarise aha yagiye ejo ku mugoroba mbona afashe agafuka agakubita urutugu aragenda ese birashoboka ko yagenda atatubwiye tangaje kweli ba we watubwiye byagenze gute yagiye yajya mva naramubuze nagiye kubona mbona afashe agafuka aragenda n'imyenda ye nayibuze ntayiri mu nzu ubu nyine nanjye nawe bahana umwana wanjye yagiye birabaho nanjye nibyo ndi kwibaza oya tubwire neza muri karitsiye hose wabajije wamubuze mva narabajije naramubuze ngo yagenga afite agakapu n'imyenda agafuka urabizi ubwo mwahurira yakada kandi ntabwo yajyaga akora ibintu atatubwiye ubwo nyine sinzi wasanga wenda baramwishe niba bataramubona oya reka tumugushaka ubwo tugiye kumushaka agenda muzambwira muri kwitotomba se bimeze bimeze uti niwe mukuru wa Rudomoro ni wowe ni wowe mukuru wa Rudomoro ko mbona wahindutse cyane bamusara namwe ni Kigali ishobora kuba ari nziza kuko afite mukuru we rwose Kigali twari tuvuye mu rugo iwanyu hano mu rugo twari tugiye kureba Rudomoro ahubwo twagize ikibazo nyine Rudomoro twamubuze kandi mukecuru nawe yatubwiye ngo amaze iminsi ingahe kimaze kunanirana ngo yahetse ngo niba ari imifuka ku rutugu ngabona ngaragiye kandi natwe nta kintu yigeze atubwira yarabuze ngo yarabuze ngo yaramubuze umva reka ngende ndebe gerayo urebe mwana ariko rero shatse oya nta kibazo ko mpari se ngende abari nta kibazo sawa mugize icyo mwamenya mwambwira nta Kigali ishobora kuba ari nziza oya ni nziza pe namwe muzaze se ni wowe waje njyewe rwose rega ntabwo njya mbeshya ntabwo mbeshya rwose tegereje imyaka myinshi urekera nta muntu ugisuzanya gutya babigenza bagira gutya ariko bakanagira uko ibisa ni ibiki kandi none ni karibu ca ntabwo ubizi umeze uteze ndaho nawaje waje ni mu modoka rwose hasi baragenda ukibagirwa mama wawe neza ntabwo nakwibagirwa se nakwibagirwa gute reba imyaka ishize yose ntiwagiye se kugasaza reka ntabyo gusaza mwana wawe none se mwana wawe usanze ntari nateka oya ibyo nta kibazo nariye nta kibazo nasubiza ko haba ari amaresitora umuntu agenda afata utuntu turi aho ngaho ariko ni ikibazo kuba umwana waje kugusura ntunamwakire oya ibyo ntacyo impamba turayigendanira Rudomoro arihe Rudomoro naramuguze
siko mpuye n'abantu bakabimbwira nkabigira imikino. Rudomoro nagiye kubona mbona afasha agiye guha agafuka mbona aragiye nagira ngo agiye ku isoko. Sarabagiye n'abashuti be baje kumureba bamubuze. Niba ari yaduhuye. Yego bari bavuye hano baje kumumbaza. Aba amaginga sinzi hano umwana yagiye. Naramubuze pe. Kunumva se tukunani. Umva marananiye rwose. Oya ntacyo wewe nawe utaza kubigira impamvu ntabwo twakunaniwe rwose barakubyaza. Rero ntabwo ndara pe. Kubera iki se? Oya nanze kukwicira gahunda yuko nari nakubwiye ko nzaza uno munsi. Izi saha kandi urabona ko mbyubahirije. Rero hari umunsi nzagupangira nkaza nkarara mura n'icyumweru. Ariko ikindi ndabagira ngo mbanze njye gutanga n'amatangazo yo gushaka Rudomoro. Umva mwana wawe ngireye neza kuko ntabwo urumva ntabwo narara Rudomoro adahari ngo nzasinzire. Umva ubu nahangayitse iri joro ryose sinasinziriye. Kandi yagiye ejo ku mugoroba. Rero ndagiye ndi kwihuta pe n'imodoka nsize n'ubu iracyaka yari inzanye ndagira ngo rero ikigira. Urihuse rwose. Rero akantu iyi telefone niyo nzanguhamagara nkakubwira amakuru ya Rudomoro narangiza n'amafaranga ndi bukoherezeho ni hano uri buze kuyibona. Ese mwana urajya kwa Ngaramba arabikwereka. Aranyigisha? Arabikwereka nta kibazo. Si ucuruza amayinite se nanuzi? Ntabwo mbizi. Aho yarabikwereka ujye kwa Ngaramba. Ngaho ngeze imbere basi ngende. Naho ubundi Kigali turaho. Bose ibintu byose nta kibazo. Nta kibazo. Nta kundi nakubyihanganira sibyo? Nta kundi mwana. Gusa ejo bundi yarampamagaye ambwira ko ashaka kuza i Kigali. Kigali? Mu gitondo cya kare. Kigali? I Kigali.